bakunzi b'imbaraga z'ubugingo, Mwami Yesu nashimwe. Ndabashuhuje mu izina rya Yesu, aho muri hose mugubwe neza. Imana yo mu ijuru ibampera umugisha mwinshi. Nitwa Mukandengo Laurence, nsengera muri ADPR, itorero rya Gatenga. Yesu aduhana umugisha. Nongeye kugaruka imbere yanyu kugira ngo twongere tuganire ku ijambo ry'Imana. Narabibonye ko murikunda, ariko reka tubanze dusenga Imana. Mana nziza, Mana y'icyubahiro, Mana iri mu ijuru ryayo ry'amahoro, izina ryawe ryubahwe Mana, ubwami bwawe nibuze mu izina rya Yesu. Utegeke byose bikumvire Kristo Yesu. Aho turi aha hantu Mwami, reka turebane amaso y'impuhwe n'imbabazi, kandi amaraso ya Yesu Kristo arushaho kutweza no kudutunganya. Imbaraga zawe zibane natwe. Turinginze cyane ngo twohereze umwuka wera nk'umufasha, adufashe Mwami kumva no kumvira iby'ijambo ryawe ritubwira, kandi dushoboze guhindurwa naryo mu izina rya Yesu Kristo. Uri Imana yacu, turakwiringiye. Reka Mwami Yesu uhagarare natwe mu gihe gisa nk'iki, kandi Mwami Yesu ijambo ryawe urigeze aho ushaka, urigeze ku bantu benshi Mwami wanjye, Mana yacu, kugira ngo imitima yacu igubwe neza. Mu izina rya Yesu Kristo urakoze, amen. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana dusanga mu Migani ibice 31. Tugiye gusoma rero iri jambo rivuga ku mugore. Abagore Imana irabakunda, Imana ikunda ko muyicira bugufi, kandi ibagirira icyizere cyane. Yatugiriye icyizere, kandi nanjye muri njyewe numva nkunda abagore cyane, kuko abagore twagiriwe ubuntu, natwe Yesu atwigiza imbere, natwe aduhesha agaciro. Rero niyo mpamvu nashatse rwose by'umwihariko kugira ngo iki cyigisho cyangwa se iri jambo ry'Imana, natwe twisanze abagore twaranditswe muri Bibiliya. Bamwe barabizi, barahasomye barahabona, ariko hari na benshi batari bazi yuko umugore yanditswe muri Bibiliya. Rero Imana ibampera umugisha mwinshi. Reka dusomere ijambo natinze. Turarisanga mu Migani ibice 31. Turasoma kuva ku murongo wa 13 kwa 13 tugeze kwa 20. Twongeye dusimbuke dusome kuri 26 na 27. Haravuga ngo, ariko umutwe w'amagambo uravuga ngo ishimwe ry'umugore ufite umutima. Dusome. Ashaka ubwoya bw'intama n'imigwegwe, anezezwa no gukoresha amaboko ye. Ameze nk'inkuge z'abagenza, azana ibyo kurya bye abikura kure. Ibyo kurya abyuka kare butaracya, akagaburira abo mu rugo, agategeka abaja be imirimo ibakwiriye. Yitegereza umurima akawugura, awutezamo urutoki mu by'inyungu ivuye mu maboko ye. Akenyerana imbaraga, agakomeza amaboko ye. Abona yuko ibyo akora bimufitiye akamaro, kandi nijoro itabaza rye ntirizima. Umurongo wa 20. Aramburira abakene ibiganza, kandi indushyi akazitiza amaboko. Ntatinyisha abo mu rugo mu gihe cy'imbeho, kuko abo mu rugo bose bambaye ibikomeye by'imihemba. Imana ishimwe. Katusome umurongo wa 26. Haravuga ngo, abumbuza akanwa ke ubwenge, kandi itegeko ry'ururimi rwe riva
ku rukundo amenya neza imico yo mu rugo rwe kandi ntabwo arya ibyo kurya by'ubute. Dusome n'uwa 28 uraryoshye, aravuga ngo abana be barahaguruka bakamwita umunyamugisha, n'umugabo we aramushima ati abagore benshi bagenza neza ariko wehoho urabarusha bose. Imana yacu ishimwe cyane kubera urukundo nkunda abamama, kubera ko nagiye nsoma ijambo ry'Imana nkumva hari aho bavugaga ngo Yesu yagaburiye abantu 5,000 ngo abagore n'abana batarimo, kandi nabo si uko Yesu atari yabagaburiye, kuko Yesu twese yadukunze urukundo kimwe, ariko Yesu we yatugaburiraga twese muri rusange, ariko ababara umubare w'abantu Yesu yagaburiye abagore n'abana ntibadushyiremo. Ariko umusaraba wa Kristo Yesu warakoze, watuzaniye agakiza ku buntu. Umaze kutuzanira agakiza, Yesu ngo ni umwenda wari ukingirije ahera hahera utabukamo kabiri. Yesu aravuga ati mwese buri wese yigerereyo. Imana ishimwe. Ibyacu byose twajyaga tubikorera inyuma y'abagabo, abagabo akaba aribo bagaragara, akaba aribo babarwa. Ntekereza ko n'aba bagabo babaraga burya ntabwo aribo babanje kubona Yesu. Umugore yarabanje ngo marayika umwuka w'Uwiteka muzaho aramubwira ngo ugiye gusama inda y'umwami Imana, ugiye gusama inda y'umuhungu azitwa Emmanuel. Uwo munsi umwuka yasuraga uyu mugore, ntekereza ko aribwo yabonye Imana bwa mbere, aribwo yumvise Imana ivugana nawe bwa mbere na mbere, kuko yaramubwiye ati ugiye gusama inda y'umwuka wera, iyo nda izavukamo umwana w'umuhungu. Umugore arabyakira. Umugore niwe wabyaye Yesu, ndetse no kugeza umunsi wo kuzuka abagore nibo bazindutse bwa mbere. Barazinduka baragenda bagera ku gituro, bajya kureba Yesu. Bari bagiye ku gituro, bagiye kuharirira, bagiye kwibuka Yesu, mbese bagiye kumwibuka niko twavuga. Ariko ngo basanga Yesu yazutse. Marayika ngo wari wicaye aho ngaho barababwira ngo yemwe bagore, ngo Yesu muje, ngo ndabizi ko muje kureba Yesu, ngo ariko Yesu muje kureba ngo ntakiri mu gituro, yazutse. Abo bagore nibo babaye aba mbere mu kumenya ko Yesu yazutse. No kuvuga ngo rero Imana twebwe abamama yaradukunze, Imana yaratwimenyekanishije, Imana iratubara ndetse tugira b'imbere ku buryo yabonye ko ari twe dukwiriye kubyara umwana w'Imana. Kandi noneho igitangaza, ikintu cyashimishije umutima wanjye, nkumva Imana yadukunze urukundo rudasanzwe. Dukwiriye no kwishimira ko turi abagore. Uzi ko Imana yarebye ngo Aburahamu ngo nuko iravuga ngo si byiza ko uyu muntu aba wenyine, baravuga ngo reka tumuremere umufasha umukwiye. Hanyuma ngo isinziriza Adamu ikuramo Eva, ariko inzoka iraza nyuma y'iyo mirimo. Adamu amaze kunezerwa amubonye, amubwiye umutoma anezerewe, aramubwira ati urakara ko mu mara yanjye, urakagufwa ko mu magufwa yanjye. Ibyishimo bitashye mu mutima wa Adamu, inzoka igira uburakari bukomeye cyane, iragenda yinjira mu mugore, imutera gukora icyaha, hanyuma azanira urubuto ruvumye Adamu.
bose bahita binjira mu gucumura k'Uwiteka. Urumva ko uyu muntu wari wavuye mu mugabo ntabwo yari akomeye. Uyu muntu wavuye mu mugabo yabaye inzira yo kuzana urupfu, ariko twebwe umuntu watuvuyemo, haleluya haleluya, umuntu watuvuyemo Yesu Kristo, umwana w'Imana utaravutse mu bushake bw'umugore n'umugabo, akavuka kubw'Umwuka Wera, uwo we noneho yaje, uwaciye mu mugore yaje azanye ubugingo. Imana ishimwe, haleluya. Umuntu wavuye mu mugabo, reka aka kantu gasubiremo kuko kanejeje umutima wanjye, numva nongeye gukunda abagore. Ahubwo abagore twigirira icyizere, turi abantu b'abagabo cyane. Noneho umuntu wavuye mu mugabo yabaye inzira y'urupfu, yabaye inzira y'icyaha. Ariko umuntu wavuye mu mugore, wa wundi utarabarwaga, wa mugore utarabarwaga, wa wundi utaravugwaga, wa wundi wakoreraga inyuma iyo ngiyo ariko atazwi, noneho uwo niwe wavuyemo umuntu utanga ubugingo. Imana ishimwe, haleluya. Nizeye ko aka kantu tukumvise neza, kanejeje umutima wanjye. Numva abagore aho muri mwubahwe, kandi Imana yongere kubaha umugisha aho muri. Hanyuma rero ngo uyu mugore ni uw'umutima. Bibiliya niko ivuga ngo umugore ushimwa, ngo ishimwe ry'umugore ufite umutima. Yesu yarakoze aduha umutima, aduha umutima, aduha urugingo rukomeye cyane rw'umutima. Uyu mutima ubamo kwihangana, uyu mutima ubamo kwera, ubamo kwezwa, ubamo no gucumura. Ariko Yesu yaravuze ngo noneho, cyangwa se muri iki gitabo cy'imigani haravuze ngo ni umugore ushimwa, ngo ishimwe ry'umugore ufite umutima. Uyu mugore rero afite umutima wihana, afite umutima uca bugufi, afite umutima ukumbura Yesu. Ukabone nubwo Yesu baba bamuhambye abireba, aramukumbura akarada asinzire, bugacya ajya ku gituro kureba, kwicara kuri ya mva ya Yesu gusa kugira ngo yumve ko yicaye ahantu bugufi bwa Yesu. Ni umugore ufite umutima wizera neza yuko Yesu nubwo yapfuye ariko yari akiri uwo gukundwa, yari akiri uwo gupfukamirwa, yari akirifite ubumana. Urumva icyo cyizere umugore yari amufitiye cyari gikomeye. Niwe wazindutse kare cyane ajya ku gituro. Abacu iyo bitabye Imana turabashyingura, ariko tugatinya kuba twasubira kumva aho twabashyinguye. Nta n'ikiba kikirimo, ni amagufwa gusa barimo, umwuka aba yaragiye, nta n'icyo tuba tugiye gukura. Ariko aba bagore bavugaga bati no mu mva ya Yesu, no kumva ya Yesu turahakura izindi mbaraga, kuko Yesu wabambwe agapfa agahambwa, yahambwa ari Imana. Imana ishimwe. Abagore bakomera kuri Yesu, bakomera ku Mana, kabone nubwo haba habayeho kwica Imana mu buryo bugaragara. Bo bakomeza kwizera bakavuga bati no mu rupfu Imana yacu irakora. Imana ishimwe cyane. Abagore nibo bagiye batanga inkuru yuko Yesu yazutse, nibo babyiboneye neza n'amaso yabo bageraho Yesu yararyamye. Imana ishimwe cyane. Nibo babonwe na marayika bwa mbere. Urumva rero amaso y'Imana duhoraho, niyo mpamvu muri byinshi duhura nabyo Imana ijya ibana natwe kuko ntidukuraho amaso. Navuga ngo umugore utaruzi ko ari uw'agaciro uyu munsi abimenye ko ari uw'agaciro, kabone nubwo yaba yarahuye n'abamutesha agaciro, kabone nubwo yaba yarahuye n'ibimwereka yuko atari umugore. Uri umugore kandi mwiza, wowe wizera Imana kandi uyikunde,
no mu byago. Umuririmbyi yararimbye aravuga ngo no mu byago nzaririmba, nk'uko aba bagore bavuze bati no mu rupfu no kumva ya Yesu nitujyayo turahakura izindi mbaraga. Imana ishimwe. Rero mu bagore bose ugomba guharanira kugira ishimwe rigushimwaho, nubwo utarishimwa n'abana b'abantu, ariko umwuka we yakwitegereza ukaba ikiremwa gishimwa n'Imana. Hanyuma rero ngo uyu mugore ushimwa, uyu mugore ufite umutima ushimwa, ngo arangwa n'iki? Ngo arangwa no gushaka ubwoya bw'intama n'imigwegwe, akanezezwa no gukoresha amaboko ye. Ibizagukomeza, ibizakugira mwiza, ni wowe uzabyishakira. Nta muntu uzabiguha, ahubwo ni wowe uzabyishakira. Iyi migwegwe n'ubwoya ni ibintu byambikaga abantu ba kera, bakoragamo imyambaro ikomeye. Kuba rero wafashe ubwoya bwiza ni icyaguteraga ubushyuhe, kumva nta mbeho, ariko ubundi iyo myenda yagombaga kuba iboshywe mu migwegwe ikomeye cyane. Ni nk'ubudodo bukomeye cyane. Umugwegwe urakomera, ugira ubudodo bukomeye cyane. Rero noneho bagashyiraho ubwo bwoya kugira ngo bikingirize umuyaga, ubashe kugira ubushyuhe, wumve wambaye nyine. Ni ukuvuga ngo iyi myenda rero ikomeye kandi ishyushye ni wowe ugomba, uyu mugore ngo ni we uyishakira. Ibizakunezeza muri ubu buzima ni wowe uzabyishakira. Imyambaro uzambara mu buryo bw'umwuka ni wowe uzabyishakira, ni wowe uzayishakira. Umugabo cyangwa se n'inshuti zawe zishobora kukwambika iyi myenda twambara igaragara, ariko imyenda yo mu buryo bw'umwuka Bibiliya itubwira uyu mugore ashaka ni imirimo. Ni imirimo myiza yo gukiranuka, ni imirimo yo guca bugufi, ni imirimo ihesha Imana icyubahiro, ni imirimo imwe izaduherekeza umunsi twavuye muri ubu buzima. Inshuti zose zizasigara, ibintu byose bizasigara, ibintu byose ntituzaba turi kumwe, ngo ariko iyi mirimo twakoze izagenda iduherekeje. Kandi iyi mirimo nk'uko tuzacishwa mu muriro tukageragereshwa umuriro, n'iyi mirimo nayo izageragereshwa umuriro, nayo izacamo. Iyakozwe nabi, iyakozwe mu kwishyira hejuru, iyo ngiyo ngo nayo izashya, izahinduka nk'ibishingwe kandi izajugunywa muri rwa rwobo. Ariko umurimo mwiza wakoreye imbere y'Uwiteka, uciye bugufi, ukiranuka, ushaka ko icyubahiro cy'Imana kigaragara, iyo ngiyo izaguherekeza. Iyo niyo myambaro y'abera, kandi iyo niyo iboshye mu migwegwe no mu bwoya. Imana ishimwe. Kandi ngo ibyo ngibyo ngo akanezezwa no gukoresha amaboko ye. Ni ukuri Imana ntabwo ikunda umunebwe. Bibiliya iravuga ngo umunyabute umushyira ibyo kurya ku meza ntabashe kwitamika, umushyira ibiryo ku isahane ntabashe kwitamika. Rero Bibiliya iratubwira ngo udakora ntakarye. Abagore, niba Imana yaratugiriye icyizere igatuma tumenywa, igatuma tuvukirwamo n'Umukiza, natwe ntidukwiriye kuba abanebwe. Niba ntacyo ufite ukora, ukwiriye gusenga Imana ikakiguha niyo cyaba gito, ariko kikakunezeza ukabona ko nawe wagikoze. Nta murimo mubi ubaho, umurimo wose keretse umurimo w'ibyaha, keretse umurimo w'ubugome, uwo nguwo ntabwo wawukora ngo ube ukiri umugore ushimwa kandi w'umutima. Ariko umurimo wose wagutunga uzajye uwukora upfa kuba wowe uwukora wumva ko uhamanya n'umwuka w'Imana, ko
hari Imana yaguciriye izo nzira kugira ngo bikunezeze. Uyu mugore yanezezwa cyane no kugira gute n'ibivuye mu maboko ye. Ni ukuvuga ngo imirimo y'amaboko yawe ubwawe ni wowe igomba kunezeza. Kabone nubwo abandi bavuga bati arafata dukeya cyangwa arakora imirimo wenda isa naho isekeje, ariko nta mirimo isekeje, nta murimo usebye uri bugutunze. Upfa kuba uwukora utari mu ibyaha. Imana yacu rero ni ishimwe cyane. Umurongo wa 14 aravuga ngo ameze nk'inkuge z'abagenza, azana ibyo kurya bye abikura kure. Ameze nk'inkuge. Inkuge ntinyagirwamo imbere. Inkuge igenda mu mazi menshi ariko ntabwo igipfumuka. Mbese aba yubakitse mu buryo bw'umwuka, aba akomeye, aba afite kwizera, afite gukiranuka, bafite imbaraga z'umubiri, afite imbaraga z'umwuka, aba mbese yuzuye adashobora kuba yasenyuka. Imana ibahe umugisha mwinshi. ngo kandi azana ibyo kurya bye abikura kure. Ni ukuvuga ngo ubu Imana yafunguye imiryango ku bagore. Ubu ushobora kuva mu gihugu kimwe ukajya ahandi ujyanywe no guhaha. Ariko mbere Bibiliya yaravugaga ngo nawe mugore, ngo kwifuza kwawe kuzaherera ku mugabo. Noneho abagabo bakabigenderaho gutyo, bakumva ko aribo bagomba kujya guhaha, bakumva ko aribo bagomba kujya gushaka ibiryo bya kure. Ariko uyu munsi wa none Bibiliya iravuga ngo n'umugore nawe ngo ajya kurya, abona ibyo kurya bye bikuye kure. Kuvuga ngo umugore nawe ashobora kuva hano akajya handi mu kindi gihugu, mu yindi ntara, ashobora kuva ku mugabane umwe akajya ku wundi yagiye guhaha, ariko ahahira urugo rwe. Ngibyo binezeza Imana. Uwo mugore ni umunyamwete. Imana iramukunda kandi iramwishimira rwose, kuko adatega barama. Ngo abyuka kare butaracya akagaburira abo mu rugo rwe, abo mu rugo, agategeka abaja be imirimo ibakwiriye. Ngo umugore ntaryamira, umugore arazinduka. Ubundi abagore turi abanyembaraga, tubasha gukora imirimo myinshi icyarimwe. Tubasha kumva no kurya, tukonsa, tukigisha icyarimwe, tukabikora tutahagurutse aho twicaye. Ni ukuvuga ngo rero uyu mugore kubera ko aba asabwa ibintu byinshi, kubera ko uyu mugore nk'uko bari abagore bazindutse kare cyane bakajya kumva ya Yesu kureba, kumwibuka, bakazinduka butaracya, n'uyu mugore nawe ushimwa niko ameze. ngo azinduka kare. Uzinduka kare ukabanza ugasenga, ugasengera abo mu rugo rwawe, ukisengera ubwawe, ugasengera igihugu, ugasengera itorero, ukazinduka kare ukabikora. Uwo ni umurimo wa mbere. Warangiza ugategura ibyo kurya uri bugaburire abo mu rugo, ukamenya ngo mu gitondo barafata iki, niba ari ntacyo ukihuta ukajya kugishaka, ukamenya ngo saa sita barafata iki, ukamenya ngo nimugoroba barafata iki. Kabone nubwo waba ufite izindi nshingano z'umurimo waba warahawe runaka, ariko ibyo ntibikuraho ko uyu mugore agomba kumenya ibyo urugo rwe ruri burye. Niwe ugomba kubitegura. Yego jenda yaraje no mu buzima busanzwe. Imana iha umugisha bazanye iri jambo jenda, n'umugabo abasha kuba yagufasha, ariko biri mu nshingano zawe nk'uko Bibiliya ibitubwiye yuko umugore ari we ugenera abo mu rugo rwe. Ubundi umugabo ni gakeya yamenya ko mu nkono harayemo ibiryo, ni gakeya yamenya ko muri stoke ibiryo byashizemo, wenda yamenya ibyo ku makonte n'ibyo mu mirima hanze, ariko ntabwo ibyo mu nzu ntabwo ari kenshi akwiriye kubimenya, kuko twebwe turi abajera b'ingo zacu, b'ibyo mu rugo rwacu, mu ngo zacu. Bibiliya rero irabikwemerera wowe mugore, ubyuke kare usenge, numara gusenga ukore plan y'uburyo abo mu rugo rwawe bari burye,
niba ari umwana muto ugomba kumenya ko ari bubone amata, ari bubone igikoma mu gitondo, abajya ku mashuri, ibintu nk'ibyo ukabipanga byose, ibyo bari bupfunyike, kandi n'abajya ku kazi ukamenya ngo baragenda hari akantu bafashe. Bibiliya rwose burya irabikwemerera, mubyeyi rwose aho uri wubahwe. Hanyuma noneho ngo akamenya noneho abaja, akabagerera imirimo ibakwiriye. Ukamenya nimba ufite abaja, ukamenya se niba nta n'abaja ariko ukaba ufite abo ugiye gusiga inyuma mu rugo. Buri wese ukamenya intege nke, ukamenya n'imbaraga ze aho ziri. Buri muntu wese ukamugenera umurimo uhuye n'icyo ashoboye. Uyu mugore Imana yamuhaye ububasha bwo kumenya neza niba ufite n'abana 10, wenda dukurire ijambo kubaja tubishyire kuba ufite mu rugo. Ufite abana 10 wibyariye ubwawe, hari abajya mu kazi, hari abajya ku ishuri, hari n'abasigara mu rugo. Ni ukuvuga ngo rero aba basigaye mu rugo ubagerera imirimo ihuye n'imbaraga bafite. Buri muntu wese ugomba kumenya ngo icyo aragishoboye, iki ntagishoboye, ugishoboye n'uyu. N'abaja rero babakozi babandi ufite mu rugo iwawe, ugomba kubaha imirimo waramenye neza, warabanje kubiga neza, ukamenya ngo uyu iki ngiki ni inkimusigira aragikora neza, iki ni inkimusigira arakica. Hanyuma ahafite intege nkeya ukayihanganira, hanyuma aho afite imbaraga akaba ariho umushyira, n'undi ukamugenera ibimukwiriye. Nuko nguko rero Bibiliya itubwira ko tugomba kumenya mbere na mbere imbaraga n'intege nke zabo dutunze mu rugo. Hanyuma twarangiza tukabagenera imirimo dukurikije uko bameze. Imana rero yaduhaye ubwo bubasha, kandi ibyo bintu Imana igiza kubisura ikareba ko abagore twabyubahirije. Imana idufashe. Ngo agategeka abaja be imirimo ibakwiriye. Rwose niba umuntu atazi guhinga, ntabwo wamuha isuka ngo abyuke ajye guhinga ngo ni uko yaje kuba umuji wawe. Ahubwo ashobora kuba yaje ashoboye gukora amasuku mu rugo, kandi nayo aba ari ngombwa. Ashobora kuba yaje ashoboye kurera abana, kandi nabyo ari ngombwa. Muhe icyo ashoboye aba ari cyo uza kumureberamo, hanyuma icyo adashoboye ugishakira undi nawe agikore. Kandi nyuma y'ibyo byose ni wowe coordinator, nuza gusanga hari ibyapfuye kuko uri umunyembaraga, nawe ugomba kubikosora mu buryo bumwe cyangwa ubundi ukabikora. Imana ibampera umugisha mwinshi. Umurongo wa 16 haravuga ngo yitegereza umurima akawugura. Kuvuga ngo umugore afite ububasha cyangwa se afite uburenganzira mu iterambere ry'urugo, mu kugura cyangwa se mu guhaha cyangwa se mu gushaka icyateza imbere urugo rwe. Ariko witegereje neza ukamenya igikwiriwe, ukamenya igikenewe, akaba ari cyo ugura. Uwo mugore rero mu kugira iterambere asabwa kwitonda, akitegereza neza ikizamuteza imbere, ikizateza imbere urugo rwe, akakigura. Nta tegeko ribihana. Mbonereho kubwira abagabo bavuga ngo umugore ngo yaguze iki, ngo ni ukwaya. Burya umugore aba yitegereje, aba yamenye igikwiriye, kandi aba yamenye igikenewe, kuko abagore Imana yaduhaye impano yo kwitegereza. Imana rero niba umuntu nta niyo wenda wiyumvagamo, wiyumvemo ko uhawe ubutware n'ijambo ry'Imana ryo kwitegereza umurima. Amahitamo, ukagira amahitamo meza, ukitegereza ugahitamo igikwiriye, ugahitamo icyiza ariko cyaguteza imbere, ngo akawutezamo urutoki mu by'inyungu ivuye mu maboko ye. Ni ukuvuga ngo niba waragiriwe ubuntu ukaba ukorera umushahara cyangwa se
ukaba waroroye bigakunda bikororoka, amatungo akororoka, bikaba ngombwa ko yajyana ku isoko ukagurisha ukabona amafaranga. Bibiliya irakubwira ngo uritegereza uwo murima ukawutezamo urutoki ngo ku by'inyungu bivuye mu maboko yawe, bya bindi byavuye mu maboko yawe nibyo kandi usubira ugashora, nibyo usubira ukongera ukagira ute ugateza muri wa murima, ariko ku buryo buzateza imbere, ku buryo uzunguka. Rero Imana idukize guhomba, kuko abagabo cyangwa se n'abandi bantu hari igihe bavuga bati turebe inkamu azakuramo, ariko mu by'ukuri Imana yo yaratubwiye ngo ibyo tuzajya tubikora ku bw'inyungu tugiye kubona. Imana ishimwe. Umurongo wa 17 avuga ngo akenyerana imbaraga agakomeza amaboko ye. Uvuga ngo ibyo ukoze byose ugomba kubikorana imbaraga, ugomba kwambarana imbaraga, ugomba ngo gukomeza rwose n'amaboko yawe, wowe ukigirira icyizere. Bwa mbere banza wumve ko ushoboye, bwa mbere mugore banza wigirire icyizere, wumve ko ushoboye, wumve ko uri umunyembaraga, wumve ko uri umutsinzi, wumve ko nawe wakora iby'ubutwari. Agakenyerana imbaraga kandi akikomeza iby'amaboko ye, ukiringira rwose udashikamye yuko uri umunyembaraga, uri umugore w'intwari, nawe ubasha kugera kuri byinshi kandi ubasha kugera ku bikomeye. Imana yagukoresha iby'ubutwari ngo abona yuko ibyo akora bimufitiye akamaro. Mu by'ukuri ibyo ukora byose ugomba kumva ko ibyo bigufitiye umumaro, nawe ubwawe ugomba kubikunda, ugakunda umurimo urimo ukora uwo ari wo wose, upfa kuba ugutunze, ukawukorana ibyishimo, ukawukorana umunezero, kandi ukumva ko ibyo ukora bigufitiye akamaro. Nawe iyo ugiye ukinvestiva mu kintu runaka ukabonamo inyungu, wumva ufite icyizere cy'uko aho wabibye ugiye gusarura kandi bigufitiye umumaro. Imana ishimwe. Mu ivugabutumwa ukavuga uti ibi ndabikoze bimfitiye umumaro, ibi ndasenze, ndumva umutima wanjye ubohotse, ndumva iy'abandi bohotse, ndumva tuguwe neza, ukumva ko nawe bigufitiye iki, bigufitiye akamaro. Kandi nijoro itabaza rye ntirizima. Nijoro ni ryari? Ni cya gihe ibintu bitagenze neza, ni cya gihe wahuye n'ibikugoye, ni cya gihe wahuye n'urucantege, ni cya gihe warwaye, ni cya gihe watewe n'umwanzi, ni cya gihe nyine, icyo gihe kijya kibaho bikaba ijoro. Ni cya gihe waba uri mu ntege nke z'umubiri cyangwa se no mu buryo bw'umwuka, icyo gihe aba ari igihe cy'ijoro. Ariko Bibiliya iravuze ngo itabaza rye ntirizima. Ritabaza ryawe rero ni ukuvuga ngo kwizera kwawe ni kuzima, imbaraga zawe ntizizima, ntizirangira, ahubwo no mu bicuku bya nijoro, no muri rya joro ryawe uhora uri umunyembaraga, uhora waka umurika. Imana ishimwe. Umurongo wa 20 haravuga ngo aramburira abakene ibiganza kandi indushyi azitiza amaboko. Kuramburira abakene ibiganza muri bya bintu byose wakoze by'iterambere, muri bya bindi wagezeho mu buryo bw'umubiri bisanzwe, no muri ibi by'ivugabutumwa, ijambo ry'Imana, mu gusenga, hari abakene kuri byo batabizi. Icyo gihe urabaramburira ukuboko ukabamenyesha iby'ubwami bw'Imana. Iyi rero yari mu buzima bw'umubiri bisanzwe, bya bindi wagezeho, bya bindi wungutse, ureba umukene wo mu nzu y'Imana, ukamubuza icyo akennye ukakimuha ugifite. Niba akennye umwambaro ukawumuha, niba akennye ibyo kurya ukamugaburira. Abagore twemerewe natwe gutanga, ariko tugaha abakene, kuko Yesu yaravuze ngo naje nambaye ubusa, naje nshonje ntimwangaburira, ngo tuzamubaza ngo tuti mwami twahuriye ko tutigeze tubona
uje ushonje. Aravuga ngo cyagihe umwe muri mwe yazaga ngo urya yari ngewe. Imana ishimwe cyane. Abagore rero twemerewe gutanga ariko dupfumbaturira ikiganza abakene, abo turushije amaboko. Niba waragiriwe ubuntu ukagira icyo ugeraho ukarusha mugenzi wawe ukabona ari umukene kuri cyo, rwose kimuhe, nta tegeko muheho, nta tegeko riguhana, ahubwo bituma uba umugore ushimwa ufite umutima. Imana yacu ishimwe kandi ihabwe icyubahiro. Ngo kandi indushyi azitiza amaboko. Ni ukuri Bibiliya yaravuze ngo Yesu ngo yaje kunga urubingo rusadutse, ngo nta ruvuna, ngo ahubwo ararwunga. Yesu nashimwe. Buriya role model wacu ni Yesu Kristo. Ni ukuvuga ngo Yesu ntabwo yaje ngo arebe umunyantege nke ahita amuhuhura, ahubwo yaje kumwunga no kumukomeza. Nawe rero indushyi idafite ikifite, ya ndushyi ibabaye, wisunika ahubwo yitiza amaboko, yitiza imbaraga, uyigize imbere. Imana ishimwe cyane. Ngo ntatinyisha abo mu rugo igihe cy'imbeho. Igihe cy'imbeho ni ryari? Ni cya gihe ubukene bwinjiye mu rugo, ni cya gihe ikibazo cy'uburwayi bukomeye bwinjiye mu rugo, ni cya gihe ibibazo byabaye mu rugo. Ntutinyisha abo mu rugo ngo abe ari utangira kuvuga ngo birakomeye ngo abe ari ubibwira. Ahubwo wa mugore arababwira ati mbere hari ibyiza. Nduburira, muririmbyi niko yaririmbye aravuga ngo nduburira amaso yanjye ku misozi, mbese gutabarwa kwanjye kwava he? Ngo kuwiteka niho guturuka gusa. Abo mu rugo rwawe iyo babibonye bakabona imbeho cyangwa se bakumva imbeho, ntabwo babwira ngo nimutitire turapfuye turashize turarangiye, ahubwo urababwira ngo nimuhumure kandi mushikame, uyu munsi turabona agakiza Uwiteka ari butuzanire none. Imana ishimwe. Kandi ukababwira ko ari none. Ukababwira ko ari none. Ibibazo bibiriho ariko Yesu arabirangije, abyicaye hejuru. Icyo gihe cy'imbeho rero ngo umugore ntabwo atinyisha abo mu rugo, ahubwo arabafubika. Arabafubika, akabashyiramo ibindi byiringiro, akabasengera, akababwira ko Imana iri hejuru ya byose kandi ifite ububasha n'ubushobozi, akababwira ko nta rupfu, nta gupfa, nta gushira, ahubwo duhawe kubaho muri Kristo Yesu. Imana ishimwe cyane. Uyu mugore rero nuko nguko agomba kumerera abo mu rugo rwe, ngo ku buryo ngo abo mu rugo be bose bambaye ibikomeye n'imihemba. Ubabera nyine ibikomeye, ubabwira ijambo ryo kubakomeza, ariko cyane cyane ubakomeza ku mwami. Hanyuma ngo yibohera ibirago. Amena. Wenda ahangaho reka tuhagire kuko hari aho twasomye ku murongo wa 26 haravuga ngo abumbuza akanwa ke ubwenge, kandi itegeko ry'ururimi rwe riva ku rukundo. Umugore rero agomba kubumbuza akanwa ke ubwenge. Bibiliya iravuga ngo umuntu najya kuvuga ngo abanze agaragure ururimi rwe 7 mbere y'uko ujya kugira icyo uvugira imbere y'umwami, kugira ngo utavuga amagambo apfuye. Kandi Pawulo we yaranditse aravuga ngo nanga amagambo yose yamanjwe. Hari amagambo yamanjwe ntagomba kumvikana mu kanwa k'umugore w'umunyabwenge, cyane cyane imbere y'abamwubaha, y'abamukuriye, imbere y'abana, imbere y'abagaragu n'abaja, imbere mu ruhame rw'abantu. Umugore ntabwo agomba kuvuga amagambo yamanjwe, nta nubwo abumbura akanwa atabitekereje, ahubwo ngo agomba kubumbuza akanwa ke ubwenge. Imana iduhe ubwenge mu byo tuvuga, bibe iby'umumaro, bibe ibyubaka, bibe bigaragaze ubwenge bw'Imana iri muri twebwe. Imana yacu ishimwe. Niba tunabubuze tusabe Imana ibuduhe. Ngo kandi itegeko ry'ururimi rwe riva ku rukundo.
ubundi rwose abagore Imana yaduhaye itegeko, kandi itegeko ry'Imana riri muri twe, ariko nitujya kurikoresha turikoreshe mu rukundo, nibwo iryo tegeko rizahama, nibwo icyo dushatse kizakunda, kizakoreka. Ibintu byose rero tubikorane urukundo. Natangiye mbabwira ngo naho twavuga indimi nk'iz'abamarayika ariko tudafite urukundo, ibyo byose ntacyo byatumarira. Imana rero idushoboze kugira urukundo, ngo amenya neza imico yo mu rugo rwe, kandi ntabwo arya ibyo kurya by'ubuti. Imana idushoboze kumenya abo mu rugo rwe, abo mu ngo zacu, tumenye abo tubana nabo, tumenye uburyo tubana nabo, nk'uko ariya ryabitubwiye ngo agenera abaja bibe imirimo ibakwiriye, niko tugomba no kumenya n'abo mu rugo rwacu, abo tubana nabo uko bateye tukabamenya, kandi nibwo tuzabasha kubabwira Imana bigakunda. Imana yacu ishimwe. Reka rero ryari ijambo nari nateguye, cyangwa se numvaga nshaka ko abagore bakongera kwigirira icyizere, tukumva yuko muri twebwe harimo imbaraga z'Imana zibasha gukiza benshi, zibasha gukiza abantu, zibasha kutubeshaho. Harimo imbaraga z'Imana zibasha kuduhesha ubugingo buhoraho. Imana yacu ishimwe. Iri ni ishimwe ry'umugore ufite umutima. Ngira ngo mbakangurire kuzasoma iki gice cya 31 cyose, muzakirangize. Njye sinagisomye cyose, sinkibasomeye cyose, ariko umuntu wese uzi gusoma iki gice, ari umumama azi gusoma cyangwa atazi gusoma, ariko ukaba ufite umwana uzi gusoma cyangwa umuntu hafi yawe uzi gusoma, azakigusomere, muzacyumve neza, hanyuma mwifuze kuba abagore bafite umutima. Imana yo mu ijuru rero idushoboze kuba abagore bafite umutima, kugira ngo tuzabone ishimwe. Imana izatwishimire, abo tubana nabo Imana nabo bazatwishimire. Mbese muri make tubone umugisha w'Uwiteka tukiri muri iyi si. Urabona ko uyu mugore imirimo hafi ya yose yo mu isi nta n'umwe ahejweho. Birasaba rero ko uyu mugore azagira imbaraga, azakenyerana imbaraga, azaba amaso kandi akatunga umwuka w'ubwenge. Imana rero idushoboze gutunga umwuka w'ubwenge muri twe. Imana idushoboze gutunga Imana Data, Imana Mwana, Imana Mwuka Wera. Imana ibampere umugisha. Reka dusoze dusenga Imana. Ariko iri jambo ry'Imana rigufashije, nagusabaga gukora share, comment, subscribe. Kandi ufite n'igitekerezo cyo kubaka ubwami bw'Imana, ni karibu, muzaduhamagare kuri iyo telefone iri hasi, kuri iyo nimero ya telefone iri hasi, iri no kuri WhatsApp. Mujye mwandika, tuzajya tubasubiza. Imana yo mu ijuru ibampere umugisha mwinshi, kandi Uwiteka abagore, abamama aho bari hose mu isi yose, muri abanyembaraga. Imana yabagiriye icyizere, muri abanyabutwari, muri abana b'Imana, muri beza, mutuwemo n'Imana, mukorera Imana. Imana mukorera izabitura ibyiza. Mbifurije gutunga umwuka w'ubwenge no kuba abagore bashimwa bafite umutima. Imana ibampere umugisha. Murakoze. Turagushimiye Mwami Imana, ijambo ryawe rivuze ku mugore, natwe twiyunzemo imbaraga, tugaruriwe Mwami umwuka wera, tugaruriye icyizere yuko turi abo kubahwa, turi abanyembaraga, dufite ubushobozi. Natwe watugiriye icyizere, natwe wa mwenda wahera watabutsemo kabiri waduhaye uburenganzira ngo twigerereyo. Mwami wanjye, Mana yacu, waduhaye ubushobozi
bwo gukandagira inzoka na sikoropiyo, waduhaye imbaraga zikorera muri Kristo Yesu, waduhaye umwuka w'ubwenge. Yesu turagushimiye ko watugiriye icyizere ukadukura iyo ngiyo inyuma y'imibare ukatwigiza imbere natwe tukabarwa. Izina ryawe nirihimbazwe. Kandi turagushimiye ko utashyizeho limite mu kugukorera, ahubwo tuzarambika ibiganza ku barwayi bagakira mu izina ryawe ryera Yesu, kandi ko icyo tuzasaba cyose mu izina ryawe uzagikora. Mana, natwe turagushimiye kandi ko nta murimo wo mu isi uduteza imbere waduhejejeho, ahubwo ko yose Mwami tuzayikora, ariko yose tuyikorera kubw'inyungu Mwami Yesu zizaduhesha umugisha. Habwa icyubahiro Mana, ngaho ushoboza abagore Mwami gukora, bacira inzira Yesu. Fungura imiryango y'imirimo, fungura imiryango y'umugisha, fungura imiryango Mwami yari ifunze ku bagore nifunguke mu izina rya Yesu Kristo wanesheje. Amarembo yari yugawe niyugururwe, abagore binjire, abagore binjirana amashimwe, abagore binjirana icyubahiro cyawe, abagore binjirana umutima w'ubwenge mu izina rya Yesu. Utwambika imbaraga tugukorere, utwambika imbaraga Mwami dukorere ingo zacu, utwambika imbaraga Mwami tuba abagore bashimwa. Haleluya. Tuba abagore banezeza Imana n'abantu, tuba abagore bazataha ijuru, tuzaba abagore Mwami, abagore wemera uri mu ijuru ryawe ryera. Dushoboze Mwami kuba abagore bamamaza iby'ubwami bwawe, dusa nabwo, dusa nawe Mana yo mu ijuru. Dushoboze imirimo yose yo muri Kristo Yesu, dushoboze imirimo yose yateza imbere ingo zacu n'igihugu cyacu, dushoboze imirimo yose yateza imbere itorero ryawe Mana. Reka Mwami Yesu ko wadushyize mu itorero, reka uduhe kuriboneramwe umugisha kandi utwikomezeho Kristo Yesu, maze udukoreshe iby'ubutwari. Hari abagore wakoresheje iby'ubutwari, Esiteri wamukoresheje iby'ubutwari, Debora wamukoresheje iby'ubutwari, Uwiteka Imana yacu, Rusi wamukoresheje iby'ubutwari. Hari n'abandi bagore wakoresheje iby'ubutwari. Turagushimiye, natwe uyu munsi tugira ab'umumaro mu izina rya Yesu Kristo. Reka imbaraga zawe Mwami zidukoreshe, utwicira imbaraga zajyaga zica umumaro muri twe mu izina rya Yesu. Udukureho izidutesha agaciro, ahubwo uduheshe umugisha wawe Yesu. Utwambika imbaraga Mwami, tugira ab'umumaro mu gihe gisa nk'iki. Urakoze Yesu kubyumvise, mu izina ryawe ryera Yesu. Amina.